ubwoko bw'abahutu bishe abatutsi ariko barastigmatiza ubwoko bwose bw'abahutu icyo cyasha cy'uko bishe abatutsi kibajyaho kubera iki bibagirwa ko hari abahutu bakishije abantu ko hari abahutu nabo bapfuye bazira ibintu bya politike donc niyo stigmatisation nayo irahari na n'ubu irahari n'ubu ngubu iyo urebye ku ma réseaux sociaux urabibona hari abastigmatiza abatutsi abahutu ati ingoma ya cyami guhara kera mwadutegetse imyaka 900 abatutsi baratumaze n'iki bikagira n'iki y'abatutsi bati muri 94 mwaratwishe muratumara donc n'ubu ngubu stigmatisation irahari donc nireze mu magambo make stigmatisation iri mu moko yose ntabwo ari ubwo kumwe ufite stigmatisation ubundi ni twese turabufite dufite stigmatisation mu moko yose yabaga byashobokaga ibyo bigashira abahizi nguni kuri jewe n'aba extremiste ndo kuri tubishyira mu kinyarwanda mu gifaransa n'aba extremiste ora aba extremiste baba mu moko yose aba extremiste baba mu moko yose nta nubwo ari no kuvuga ngo abahutu n'abatutsi tushatse turajya no mu birabura no mu bazungu aba extremiste baba mu icyo nakuti nyoko muntu chez l'être humain mu bantu bose donc haba ni ibyo mpamvu byo kuvuga ngo hari les modérés hari les extrémistes muri États-Unis ho bavuga ngo hari les faucons ibashaka kuvuga nka administration bafashe nka parti politique irimo abari plus extrémiste par rapport à l'air plus modéré babita les faucons donc aho ngaho icyo donc tugaruka iwacu kandi icyo gihugu extremiste donc weza nguni ntabwo bujya ku bwoko gusa ushobora kujya ku bwoko bukajya no ku yizindi kategori abazira za classification kategori abakozi bakora mu iki gihugu cyangwa akarera kanaka cyangwa imyaka cyangwa igitsina cyangwa idini nk'ubu cyangwa reka ndagwa nk'urugero jewe nk'abantu bishe nko kuri Rucunshu ni aba extremiste bo mu Bega bishe abanyiginya ko kubica mu izina ry'uwundi ngira ngo no muri ya programme ndi umunyarwanda ndi mu bantu ba mbere icyo kintu bakirwanyije cyo kuvuga ngo abo tubasaba imbabazi cyo negi navuze ni umuto sarasaba imbabazi utaranyiciye yasaba imbabazi kubera iki ko giyewe uwo ufitanye ikibazo no wanyiciye ntabwo ari ugutaranyiciye ntacyo ufitanye nawe donc ibyo narabirwanyije donc nta muntu wica mu izina ry'undi umuntu yica mu izina rye ku giti cye yica ku giti cye ibya Kajuga aho ngaho nizere ko twumvikanye ibyo byumvikanye n'ushaka n'ibyakajuga nyine yishe mu izina rye n'ikipe bari bafatanyije y'intera hamwe ntabwo yishe mu izina ry'abatutsi cyangwa ry'abahutu kimwe nabo ngabo bishe iwanyu ntabwo bishe mu izina ry'abahutu bishe kubera ari abaturanyi ntabwo navuze ko bishe mu izina ry'abahutu system aho bamaze ari wabyumva nyumvise nabi ntabwo nigeze mva ko na rimwe bica mu izina ry'abahutu nigeze no kubiprecisa ntagiye n'umututsi uzibeshya ko zica mu izina ryanjye ndamwakanye hakiri kare wari we wese aho turi kumwe rwose reka noneho rero ndaza kukubaza ikindi kibazo kubyerekeranye n'ubwiyunge na ndi umunyarwanda ndumva wowe hubwo mu minsi iri imbere ubanza baza kugabaho ibitero kuko urarwanya ndi umunyarwanda turaza kubiganiraho nitubona akanya cyangwa tuzabikorera ikiganiro cyabyo reka noneho ijambo ruhumuza wari wasabye ijambo turimo kugenda twegera umusozo tuzagaruka kuri iki kiganiro kirakomeye cyane ruhumuza hari ibintu byinshi nashaka gusubiza nanjye ndagerageza kurasa ku ngingo no kudatinda ikintu cya mbere nshaka kuvuga ni ngewe ukuntu uyu munsi ukuntu mvuga inyito z'abicanyi ngewe uyu munsi akenshi mvuga ko abantu iyo ubajije umunyarwanda uti ngo akavuga ngo napfushije mama napfushije data napfushije kanaka cyangwa kanaka ikibazo umunyarwanda wese akunze kubaza bakeka niba mufite izindi mbiri cyangwa hari ukundi babivuga ariko autour de moi yaba mu batutsi mu bahutu umuntu arabaza ati ngo yishwe n'interahamwe cyangwa yishwe n'inkotanyi akenshi nicyo kibazo kiba kikije kugira ngo maze mvuge ko yo ngewe mvuze ngo kanaka ngo yishwe n'interahamwe ngewe nagomba nshaka kuvuga la jeunesse ya MRND ngewe interahamwe mbona ari terme générique ishatse kuvuga abantu bose biganje muri ubwo bwicanyi bwakorewe abatutsi abo bantu rero ni bandi ngewe nemera cyane definition yakozwe na TPE muri procès y'abagosora ni procès yamaze hafi imyaka 10 ni procès bakoze analyse z'amadocuments hafi ibihumbi 100 by'amadocuments bumva hafi batemwa barenze za magana bakurikiza none bavanamo definition yerekeye abakoze ubwo bwicanyi TPE ikavuga iti ngo hari abasivile hari abasirikare abanyepolitike abanyamakuru hari
des membres de jeunesse des partis politiques ariko ntabwo ari abo bantu bose muri izo kategori zose tuvuze bagiye muri ubwo bwicanyi. Donc ngiye nkanongeraho yuko nkurikije enquête zitashoboye gukora posiko ibintu bya politiki harimo ndetse n'abatekinisiye ba FPR bagiye muri ubwo bwicanyi. Rero iyo mvuze ngo interahamwe nabo bantu ni terme générique irimo ishatse kuvuga abo bantu bose ariko utavuze abasivile bose utavuze abanyepolitike bose abanyamakuru bose niki. Kuri FPR rero iyo mvuze FPR nabyo ni terme générique ishatse kuvuga abantu bose bagiye kwica yaba abahutu yaba abatutsi bari ku ruhande rwa l'ancien gouvernement ariko bitashatse kuvuga ko buri muntu wese wagiye muri FPR ari umwicanyi. FPR rero nimbona ari nka terme générique nk'uko uyu munsi uvuga interahamwe. Ikindi nashaka kuvuga ariko Clarisse yabikose gato n'icyo nashaka kurarisaho nuko yasaga avuga ngo abaturanyi be na Prudentienne yasabye ijambo yeza kutubere kubivugaho bati ngo nimba abo bantu icyabagiye kwica abo baturanyi yaba ari kubara abahutu cyo nashaka kubaza ni kuki nk'umusaza ufite imyaka 50 wishe muri 1994 ko yahoze ari umuhutu amaze imyaka 50 ari umuhutu atarigeze yica kuki 1994 yageze aho ngo arica. Kuri ngiye igisubizo no kwasa momora yagiye muri ideology imutera kwica. Nibira Ariane yavuga biranangaje ko yigeze kuri Kajuka umuntu nyine ahita bihuza niyo ideology bamujyanyemo mu ngwino rwane ku gihugu cyawe bastigmatije abantu niki ariko byagera ku bahutu ukabona nyine ikintu nashatse kuvanamo ari ubuhutu kandi abo bantu bamaze imyaka 50 ari abahutu batica nimba ari ubuhutu batera kwica nta mpamvu yasobanura ko ari uwo mwaka précis bateri umwaka ntabwo ari abahutu butera kwica ubuhutu ntabwo butera kwica ariko ndakeka reka wenda dumukanya duha ijambo Prudentienne yari yasabye ijambo ariya nuza Clarisse nenge kurangiriza kunyemereta rangiza kandi nabonaga ari ikibazo Prudentienne yari yavuze mbona gikomeye cyane avuga ngo impamvu nyine abo bahutu majoritaire batishe ngo ati ngiyo bajya kwiyopoza ntabwo biba byarabaye niki. Ngewe ntabwo hari igitabo nk'ibintu bya psychologie de fond kubikurikirana cyane ntabwo ndi naribonye muri byo ariko nk'ejo bundi nabonye nka video kimasho case mwana mwabonye babaze cyane yerekana nk'ubwishangi bwarimo burabera ibeni muri 2020 wabonaga umugabo arimo aratemaguru afite n'umupanga atema undi muntu imbere y'abaturage 40-50 bose bari tetanize ugasanga kandi muri societe zose ubona iyo hari abantu baje binavondwa bari abantu bafite ingufu zo kwicara n'iki ari ibintu bitetaniza abantu nyine kandi cyane ko abantu barimo baranahunga abandi bamwe baragerageje baricwa n'iki ku buryo ngiye mbona ko imbaraga z'abantu bakiya biyemeje gukora ikintu kibi zikunje kuganza ku mbaraga z'abantu benshi barimo kurebera bafite ubwoba batazi uko bagira batari hamwe no mu cyo nashaka kuvuga cyane ariko yaba ari sujet y'abantu bagomba kudebura tuzabigarukaho wenda kuko muri ibyo bibazo wenda wibazaga nge nabonyemo ibisubizo Clarisse yavuze ati ni abanyapolitike babashyizemo kuko bakeneye ubutegetsi bakeneye gutyo babyumvisha abantu baba abahutu baba abatutsi bakagenda babigendamo noneho bakajya kwica ariko batagiye kwica mu izina ry'abahutu cyangwa ry'abatutsi. Nanjye ibyo ngibyo rwose icyo ndacyemera nubwo ari abahutu cyangwa ari abatwa niki ariko ntago bagiye kwica mu izina ry'abandi ukubera ahubwo yuko babayobozi babashyizemo kugira ngo bikomereze imyanya yabo cyangwa bajye muri business yabo abandi nabo bakagenda mu kigare. Abenga bisha abanyiginya ariko noneho se kukino niyo tuvuga ngo abatutsi abahutu bisha abatutsi byo bitemera ariko natwe abenga bisha abanyiginya ariko abahutu ntibisha abatutsi ariko icyo ngicyo Prudentienne ubanza utumvishe neza icyo Clarisse yavuze nge nicyo nemera cyane twavuze ngewe nicyo navanyemo nicyo n'ubunemera nabo mubega harimo abega batishe hanyuma noneho harimo abanyiginya baricwa hanyuma noneho andi moko yarahari abaziga babaki bose bararebera nibyo twavugaga tuti ya stigmatisation bijya ku bwoko ngo noneho twavuye ku by'abahutu n'abatutsi ariko n'umubega uzasangamo ngo abahutu abatutsi ndetse wenda n'abatwa simbizi abakurikiranye ibyo bita clan niho twavugaga rero ubwo utujyanye muri cya kibazo cyacu kiza cyane stigmatisation no kuvuga gusiga ibara ubwoko cyangwa se idini cyangwa se groupe yiniyi wowe ahubwo tugaruye mu kibazo kiza
babiganiremo dukeneye abahutu nabo mwiseka dukeneye abahutu babwira abahutu bandi bajya kwica bitwaje ububoko bakabiyama aho guhora babasigasira babakumva ngo ikibazo cyabaye bagakomeza bakabarwanira nguriya ngo baramubekera ngo yarishe kandi yarishe umuhutu aho ari agomba kubwira umuhutu w'umwisha ati ndakwiyamye nongera gukora aya makosa nta n'ubwo uzongera kwica ubwoko bwanjye umututsi nawe akabwira undi umututsi bikagenda gutyo ariko kuvuga ngo ntabwo ibyabaye byarabaye dukeneye abantu noneho biyama abo bantu ku mugaragaro ibizongera kuba ntihazagire uwitwaza ngo ndi umututsi cyangwa ngo ngiye kwica abahutu cyangwa ndi umuhutu wagiye kwica abatutsi ibyo bintu nibyo ushaka Prudentiel niba ari byo ushaka kumva reka nkubaza akabazo k'amatsiko mubabare ndagaruka wenda kuri Clarisse cyangwa undi muntu wasabye ijambo wemeranya na Clarisse ibyo yavuze akavuga ati baba abo bantu bose ko bababwira genda wice mu bwoko ubu n'ubu kuko ngiye mbuvanamo inyungu ndi umutegetsi ku buryo noneho iyo ugiye gusesengura n'ibyo Clarisse yasesenguraga nanjye mpuriyeho mu gusesengura usanga bica bitwaje ubwoko bwanjye cyangwa ubwawe n'iki ariko atari ubwoko bwanjye ahubwo twagombye kuvuga ngo bishe muri za nyungu za ya groupe ry'aka gatsiko kayoboye akarere cyangwa kayoboye igihugu gutya niko byagenze n'amateka yacu iki gitangira nababwiye ko abategetsi bahagurutse babwira abahutu ngo nimugende mwice abatutsi abandi nabo barabikurikira baragenda barabikora hari ababyanze hari n'ababikoze ibyo bintu siko byagenze byarabaye noneho turashaka umuti wuko umuhutu uzongera kumva bavuga ngo jya kwica umututsi aziruka nkahenda akareba ahantu ajya ntajye kwica umuntu ngo yica umututsi nawe babibwiye ngo jya kwica umuhutu akareba ahandi ajya tukiga uburyo tuzinjira hamwe kuko ubu turatonganira ibyabaye kandi byakozwe n'abantu ku mugaragaro tubibona n'abantu bishyize hariya ngo turabaho tugiye kwica umututsi imyaka igashira bigakomeza bikaba ntitugire icyo tubikora 59 byarabaye ntabwo twigeze tuvuga ngo ibi bintu ni amahano ntituzongere kubikora 50 ntabwo twari turiho twebwe 90 barashize murimo muraseka oya ntabwo twari turiho muri za 50 ngo hataka nyir'ubukozwemo nyir'ubuterurangwe n'akebo akinumira iyo ureba umuntu yaratotejwe kuva 59 azira umuntu w'umutegetsi ngo umututsi wakoze ibintu atazi ibyo ari byo ukabona 63 irabaye baje kongera bamwirukankanye n'utwari dusigaye baradutemye 73 19 noneho asigaye ari wenyine nta n'ikintu asigaranye ni shaka umuti nationali ntabwo ariko tuvugira ibibazo hano byabaye ntabwo njye navuga ngo abahutu bose barishye ariko abantu bitwaje ubwoko bajya kwica abatutsi hari abatutsi nabo ubwo bitwaje ubwoko bakajya kwica abahutu ariko iyo tubigarutseho noneho tuvuga mu kibazo cya FPR ntabwo FPR yagiye kwica abahutu ivuga ngo turabatutsi reka tubamare ntabwo iyo publicité nayibonye sinari nahariye reka nero kujya ndatinda kuko navuye ku Rwanda so voilà akunga kuvuze iyo publicité sorry eka ndangiza iyo publicité ntayo nabonye ngo abahutu mwese abatutsi mwese muhaguruke mujye kwica ntabyo nabonye na mama yabizemo na mukuru wanjye yabizemo mfite na evidence noneho z'abantu bambwiye uko byagenze no mu bantu baje kwita no mu bantu bahafashije za mikoro bahamagarira abahutu ngo bajye mu nama rizinde yararimo tenostika n'umuhutu mfite evidence ubu nabonye abantu bampaye ejo bundi kuwashya so narizinde yararimo bahamagara abaturage bajya mwirango kwicwa gose muba muvuga iki ariko ibyo ngibyo munyemereye ko nashaka kubaza Prudentiel munyemereye nakibagiye Gustave ariko niyo wari ufite ijambo ariko none kabaza mbaza gato uzababaza ndakunganira nk'ejo bundi hari umucika twaganiriraga mudamu witwa Claudine Mukashema ndamuvuze kuko ndiko numva nta kintu cyeza ko mvuga yarokotse yaba ubwicanyi bw'interahamwe yaraburokotse yaba ubwa FPR yaraburokotse we yarambwiye ati ngo le 7 avril bigitangira umusaza we ni umuhutu interahamwe zica musaza we uwo Claudine Mukashema ntabwo ari we wenyine hari abandi bahutu batabarika ibihumbi n'ibihumbi nabo bishwe n'interahamwe je veux dire babandi
bakoze jenoside ku batutsi. Nimba icyateraga abo bantu ari ideoloji y'ubuhutu, ni gute dusobanura ko abahutu bose bo kwa Kanyarengwe, ubu ngubu umusaza wa Claudine n'abandi benshi cyane ibihumbi tudahakana, nimba ari ubuhutu bw'abateye kwica, ni iki gisobanura ko bishe abahutu bangana gutyo? Ni iki kibisobanura? Ndimo ndabaza njye, ntago ndi ndayo, ntago amateka nyazi, ndimo ndabaza gusa no kubinsobanurira nkageza kubyumva. Yewe nakubwiye ko abo nabonye baje kwica umuryango wanjye n'abishe abaturanyi banjye n'abantu babwiye nimuhaguruke mwebwe abahutu, inkotanyi zigiye kuza zibamare, n'abahutu n'abatutsi bagiye kuza bongere babategeke, bongere bagarure ubwami, nimwice umututsi uwo ari we wese mu murangizi. Bababwira ko FPR ari abatutsi bagarutse kuzana ubwami, bongere bategeke, bongere bahingishe ishiku, nimwice umututsi uwo ari we wese ahari hose. Nabo ubwabo bajyaga kwica bagenda bavuga ngo tugomba kwica umututsi uwo ari we wese n'umwana uzavuka w'umuhutu akabaza uko umututsi yasaga. Urabyumva? Ibyo bintu rero ngewe iyo utangiye kunjyana mu bindi mba confuse, kuko abo nabonye nabo bahutu baje kwica iwacu. Aribyo bivuga ngo sinabonye, noneho ntabwo bivuga ko ntabonye ko hari abahutu bahagaze n'ubwo babwari bwishe barimo bashaka nabo bafasha abahutu batishe, ariko bo nabonye baje kwica iwacu, badusenyeye, bishe umuryango wanjye. N'abahutu baje bita abahutu, bababwiye ko ari abahutu, baza bita abahutu tubamare, baje nabo abatutsi batazongera kugaruka kudutegeka. Nyamara ari umuryango wanjye, ntabwo nkuko nabivuze, ntabwo wari uri muri ubwo butegetsi, ntabwo wari mu bagwabi, wari umuryango usanzwe w'abaturage nawe wahingaga ishiku. Ariko wemera ko abo ngabo uvuga bishe n'abahutu barababwiye, Prudentiel aravuga ngo barababwiye. Ni bya bindi rero turagaruka kuri cya kibazo Clarisse yavugaga, barababwiye ko muri abahutu nimudakora gutya bizabagendekera gutya, kandi abo bababwiye. Ese nko umusaza wa Claudine bamwiciye iki ko ari umuhutu, kuko abo ngabo bajya kwica abatutsi bagiye kwica n'umusaza wa Claudine par exemple. Erega ruhumuza hano Prudentiel ari gutanga ubuhamya bw'ibyamubayeho, niyo mpamvu kuganira ari byiza. Nk'ubu Prudentiel yarakwiye kuganira nyine na Claudine akamubwira nawe ukuntu byagenze. Yarakwiye kuganira n'abandi bantu bari mu bice harimo inkotanyi gusa ziza zibica, ndetse ashobora no kuzahura n'abasaza bamubwira ko abicaga bari abatutsi gusa kandi bahiga abahutu. Niyo mpamvu ubuhamya na experience y'umuntu igenda ihura n'iyindi, akagenda nawe yubaka ukuntu ibintu byari bimeze mu gihugu. Prudentiel, icyo ndashaka kunganira Prudentiel, ibyo uvuga ntawe ushobora kubinyomoza rwose, wabiciyemo bihagazeho. Igikenewe ni ukuvugana n'abandi banyarwanda baciye muri ayo mahano kare rwose, bavuze neza, wihanganisha iyo miryango yabuze ababo, ishobora kuba irimo yumva ibiganiro nk'ibi by'abantu baburana gusa kubishe, ariko nyine nawe ugira amahirwe ukavugana n'abandi bantu barokotse ubwicanyi bw'interahamwe cyangwa ubw'inkotanyi, ushobora kuzasanga icyo kintu cyo kugendera ku moko atari cyo cyari kiri imbere. Ngende keka ko amaherezo, niba dushaka no kugira ahantu no kugana ku musozo, icyangombwa ni uko ibi byose tubikuramo inyigisho. Urambwira ko icyo kintu atari cyo cyari imbere, kandi umbwira ko abatutsi nabo bishe abahutu bo muri FPR, nacyo urumva ko hari ubwoko nyine. Oya nikosore none niba nabivuze nabi. Bicaga bakurikije ubwoko bwabo bajyaga kwica, ariko abicaga ntabwo bicaga kubera ubwoko barimo. Ntabwo mu bwoko bw'ubuhutu, mu maraso y'umuhutu harimo ubwicanyi, ntabwo mu maraso y'umututsi harimo ubwicanyi. Icyo kintu baraharano bakivuga bati abatutsi sha ntabwo mubazi, abandi shanga abahutu sha ntabwo mubazi. Icyo kintu rwose ngenda kirwanya cyane, ntabwo biri mu maraso, biri mu mitekerereze y'abantu. Niyo mpamvu kwirinda n'abega mu maraso yabo batarimo ubwicanyi ko batagiye kwica abanyiginya. Évidemment, ibyo ngibyo byabeganye ntabwo ndi kumwe n'abavuga ngo abeganye ibyo nabyo ni stigmatisation turwanya, no kubegana byo tugomba kubirwanya. Nabo nyine nabyo ni mu birwanyiriza hamwe. Tugomba kubirwanya turi kumwe, kuko bifite n'ubuhamya bukomeye, tugomba gufatanya, bifite n'ubuhamya bukomeye, tugafataganya tukabirwanya, twumvisha abantu ko ubwicanyi nk'uko bivuze ntabwo buri mu bwicanyi.
maraso y'abantu, biri mu bitekereze, ni ibitekerezo tugomba nta kurwanya. bwoko bwica mfite, nta bwoko bwica. Yes, ibyabaye byarabaye icyo shaka. reka noneho rero tugane ku musozo. Nta bwoko bwica, tukabirwanyiriza hamwe, kuko iyo dukomeza guproteje abantu, ukumva nk'umuntu aravuze ngo uriya yakoze jenoside, ngo aramubekera muri kindi. Umuntu wese ni itandukanye, yaba umuhutu bitandukanye n'umwishi. Iyo ni indi suje yo kumenya nyine abo dushobora kuvuga ko bakoze ubwicanyi cyangwa batabukoze. Yitandukanye n'umututsi w'umwishi, umwega nawe yitandukanye n'umwega w'umwishi. Abishi bose abantu urimo muraseka ibintu byamenye amaraso. ni ibintu bikomeye n'ubu biracyayamena. Reka nkubaze, kuki umuntu agomba kwitandukanya n'umuntu wishe kandi ntaragutumye? Kuki prudentiel babona niho bazemera ko bishe, noneho bakaza bakemera ukuri, tukabona kwiyunga. nayo iyo umuntu yivanga n'undi mwikoroshya ibintu kugira ngo abakoze ubwicanyi bumve ko bari hejuru y'ibindi byose, twitandukanye nabo, noneho bazaze basabe imbabazi. Reka nkubaze, uravuze uti twitandukanye nabo, uzitandukanya nande? Nzitandukanya na Siti ku bwabo, nzitandukanya na Ndindirimana Augustin. Akenshi iyo muvuze abantu batera mu gutwi, ariko ikimenyetso kuvuga nkaho uvuga kuri umututsi, uzitandukanya n'uhe mututsi? zitandukanya umututsi wese ubu ngubu wica umututsi yitwaje ko ari mu butegetsi. Nzitandukanya n'umututsi wagiye kwica umuntu wese amwicira ko ari umuhutu, uwo ntaho muriye nawe. duhingero nk'uko wari uvuze, ariko kuri Sindi ku bwabo na Ndindirimana. duhingero no mu batutsi nyine nk'uko wari uvuze ingero zifatika, ati Ndindirimana nitandukanya nawe, Sindi ku bwabo nitandukanya na. Mu batutsi ho nk'abo uzi cyangwa bavuga wemera yuko wenda nabo bakoze ayo marorerwa, witandukanya nabo ni nk'abandi? Nakwaye urugero rwabo nabonye nabo numvise ku giti cyanjye muri iki gihe rero. Iyo ni experience, nibyo wabaye n'iwanyu. Yes, wagize experience wese yitandukanye n'uwo yabonye n'uwo yumvise, kandi urumva nibyo. Ntabwo ari prudentiel wenyine uzitandukanya n'abo yabonye cyangwa abo yumvise, n'abandi bababonye bakabona ko hari abatutsi bakoze amakosa, nabo babavuge, twitandukanye nabo. Icyo uvuga ndacyumva, sibyo? Njye ndumva twajya tubivuga ukundi. Twajya tuvuga ko nta muntu ugomba kwifatanya cyangwa guhishira umwicanyi uwo ari we wese. Kubera ko kuvuga ngo witandukanye n'umuntu, biba bishatse kuvuga ko mwari mufitanye isano. Hari ikibazo. Ako twumvikaneho ni iki ngiki rwose. Njya numva abantu bavuga ngo witandukanye na kana umuhutu wagiye kwica mu Ruhengeri, nge nari Gitarama, cyangwa se wagiye kwica Gitarama undi ari mu Ruhengeri, uwo nguwo se ngomba kwitandukanya, ubundi se duhuriye he? Ariko ikibazo ni uguhishira umuntu uzi ko yakoze amahano cyangwa ko ari guteganya kuyakora. Njye aho ngaho ntabwo mpuje namwe, njya ntanga n'ibitekerezo byanjye uko mbitekereza, wenda muraza kugira icyo bimbwiraho. Gustave, cyane cyane nk'umuvandimwe wawe agiye kwica, wakwitandukanya nawe? Umuvandimwe we ubibajije neza. Umuvandimwe rwose dufitanye isano n'umuvandimwe. Nzi ko yishe umuntu rwose nanamuhana, nakwitandukanya nawe. Ariko se umuntu ngo muhuje ubwoko, turi abanyarwanda miliyoni 11, ngo kubura ko uhuje ubwoko n'umuntu ngo ngomba kumva ko umufiteho responsabilité mu byiza cyangwa ibibi? No. Siteneko nanjye aho ngaho Gustave nanjye ndamwunganira, kuko uwo muntu nk'ubu ngubu genda umututsi wabaga i Butare n'undi mututsi wabaga i Byumba, ngewe uwo umututsi mpuriye he nawe nimba azakora amahano? Ubwo nzita nzagenda mvuga ngo nitandukanyije n'anamuzi naho duhuriye ntazi noneho Clarisse, reka dufate ahubwo jewe uwo navuga dufite wenda nicyo duhuriyeho uzo ari we, ahubwo ni umuhutu duturanye. Umuhutu duturanye nzi twashyingiranye, twabyaranye, twagize gute, niwe nzi ahubwo uwo nguwo nakoze ikosa nanabimubwira, namubwira nti ahari ukoze ikosa.
ariko wikanarange ntazi byagiye kwitandukanya nawe nekoni ntazi ntamuzi noneho aho ngaho ni na bya bindi ntahandi hava na rya jambo ngo yabikoze ngiye kwitandukanya nawe nkaho nemeye ko yabikoze mu izina ryanjye ari uko ashyira mu izina ryanjye aho rero Clarisse na Gustave niho nge ntumvikana niho harimo ntuza ibisobanuro bitandukanye kuri ngewe kuko ni umuvandimwe wanjye niba yakoze nayo mahano ntabwo ari umuvandimwe wanjye nta nubwo tuziranye ariko ntabwo turi kuvuga bimwe Tarcisse ari kuvuga umuvandimwe wawe cyangwa umuturanyi mu mwasabanye amazi mwashingiranye umuvandimwe Tarcisse umuvandimwe c'est autre chose kuko umuvandimwe none se numva ko umuvandimwe harimo lien kuva indimwe reka mfate urugero rufatika Clarisse n'amasegonda 20 njya muri sanse yawe yego yagira ngo nanjye nitandukanye wanjye ntabwo njya nitandukanye ariko n'ibitekerezo bya Gustave n'ibya Ariane kuri iyo ngingo nk'ejo bundi mushiki wa Gasana uri muri Etats-Unis yanditse barwa ngo nitandukanye n'ibya musaza wanjye abantu bose bamwe barabiseka bati ngo ibi ngibi FPR ituma abantu bakora abandi barabyamagana n'iki kuki twumva ko yonga yari amahano nanjye ngumva ari amahano ibyo Gasana yabarakoze byose nimba bamubeshyira nimba ari byo ntabwo bindeba kuki mushiki we agomba kwitandukanya twese turabyamagana tukabiseka ariko twagera kuri 94 cyangwa kundi byaha nkabona na bagenzi banjye barimo kuvuga ngo tugomba kwitandukanya ari umuvandimwe wanjye nimba Gustave cyangwa mufite umuvandimwe ugiye gukora ubwicanyi jewe nta mpamvu nagomba kwitandukanya tutafatanyije n'iki bizamubazwa responsabilité pénale ni individuelle niyo mugomba kujya kwibaza ntabwo niyo mpamvu tujyana uyu munsi jewe ndatangira kuvuga abantu bakaza kuvuga ngo banza usobanure ngo urushyi ngo sogokuru wawe yakubiswe muri 59 izo mantelite ugomba kuzirekeraho nta mpamvu ugomba kwitandukanya n'umuvandimwe wanjye n'umubyeyi wanjye nanjye sino tutangiye kujyamo niyo ngo ngira agomba kuza gusobanura ibintu bya 30 rwose kandi ntabwo nshobora kwemera ko twagenda bitandukanye n'icyo gitekerezo oya Gustave urakoze ruhumuza kuko ibintu byawe noneho ni nabyo twari kugenderaho utagomba kwitandukanya niba wumva ko utagomba kwitandukanya n'umuvandimwe wawe ntabwo rero ugomba kumva ko ugomba kwitandukanya n'umuntu muhuje ubwoko gusa utanazi tutafite ikintu kwitandukanya ntabwo ibyo kwitandukanya ntabwo nimuzambaza iby'abandi niho ngewe nashaka kuganisha ibyo bintu nyine Gustave na Clarisse mwavugaga ngo kwitandukanya nkeka yuko mwibagirwa ibyerekeranye na anthropologie culturelle sociale y'iwacu umuntu twasangiye reka ndangize igitekerezo cyanjye umuntu mwasangiye mwashingiranye cyangwa umuvandimwe wawe undi muva mu ndimwe ntabwo witandukanya nawe ahubwo uramwamagana ukamaganira n'ikibikure ariko niyo yaba afunze ufite inshingano nk'umuntu w'umunyarwanda ariko ntabwo twese ibyo naho twavuye kwitandukanya ijambo kwitandukanya ntabwo tubyemera wowe na Gustave nibyo mwakoresheje ariko ngewe na ruhumuza icyo twashaka kuvuga nimusobanurire ibitekerezo neza bikamusobanurira ibyanjye ngewe umuntu wese ukora icyaha afite nitandukanya nawe iyo avuze ngo nabikoze mu izina ryanjye aho ndamubwira no icyaha wakoze ntabwo wagikoze mu izina ryanjye wagikoze mu izina ryawe noneho ibaze nibyo twavugaga ngo umuntu yise muri Byumba cyangwa mu Ruhengeri cyangwa ahandi hantu ngo yari umututsi ngo noneho ngo ikewe umututsi w'Ibutare utazi n'uwo muntu ngo nimwitandukanye n'uwo muntu ngo njye kumva no ibyo byo kwitandukanya nawe iyo verbe ntajye nuza kuyimbwira aho turabyumvikana Ariane aho nshaka kumenya n'umuvandimwe ntabwo bindeba noneho ibyo bintu umuntu yakoze ntabwo bindeba icyaha ni individuel oya birakureba nta ruhare ubifitemo ariko birakureba kuko bigufiteho ingaruka bindeba comme un être humain kuko un être humain donc mu kinyarwanda avuga inyoko muntu icyo gihe ndavuga ngo uwo muntu ndabigaya urabigaya urabyamagana
mbigaya nk'uko ngaya n'umuhutu ibyo yakora n'umututsi ibyo yakora ibyo yakora n'umunyenduga n'umukiga n'iki icyo mubwiye cyo ntabwo papa sika azabikora ngo ni umututsi nzamugirira impuhwe no we ntabwo nzamugirira impuhwe ntabwo azabikora kuko ari umuhutu ngo mugirire impuhwe icyaha ni individuel ku buryo niyo ahubwo yewe icyo nemera ni uko ikibi ugikoze wese ugomba kucyamagana ni ukwamagana ikibi ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kwitandukanya nibyo rero twavugaga atanga rurugero rwa Gasana na mushiki we watandukanya abavandimwe koko ahubwo oya hariya ntuzi ari kuvuga ntabwo ari kwihakana uzanarebe wakwihakana ko muva indimwe wakwihakana ko mwonsi ibere rimwe oya ntabwo wihakana ko muva indimwe nasi ibyo wabyihakana niyo mpamvu uzanarebe n'umwana wishe bakajya mu rukiko ababyeyi be baba bahari bakamusubiza bakajya kumusura muri prison bakamugemurira ariko icyaha aba yarahanwe yaragiye imbere ibyo rero niho dushaka kuganisha nyine kugira ngo tujye dusesengura tuvuge n'amagambo ariko tuyatomore wa mugani w'abarundi twe kuba rutomora ngingo cyo gukora nk'iyi Burundi ariko twe tuvuge tuti ni umuvandimwe twonse ibere rimwe twarashyingiranye nge namaganye ibibe akora nibyo yagize gute ariko ntago bizavanaho ngo ntawe ushobora kuvuga ngo uriya ni musaza wawe uriya ni murumuna wawe oya ntibishoboka we nasi ibyo biranashoboka byo si stupide ahubwo no kubitekereza nyamara nibyo duhoramwo isongo sogokuru ngo basobanyu nibyo abantu bakoramo okay utazongera urivuga ibyo vuga ibyo wari wavuze kuko biravugitse ibyo wari wavuze mu by'ukuri ndacyabishyigikiye usubiramo gusitana navuze nti ikintu tugomba kwirinda ni ukujya guhishira umuntu guhishira umuntu ngo kuko muhuje ubwoko guhishira cyangwa se no kumushyigikira kumutera ingabo mu bitugu kuko gusa muhuje ubwoko utazi gahunda rimwe nkeka ko kandi rwose narabisoro nkeka ko n'abatutsi benshi baguye muri uwo mutego wo kumva ko bagomba kujya gushyigikira abantu barafite gahunda batari bazi neza kimwe n'abahutu benshi bahagurutse bamugani bajya kuvuga ngo turi gukora ibintu mu izina ry'abahutu batazi gahunda z'abantu barimo kuboshya bakajya gukora amahano ibyo rero ni ibintu kuko abanyarwanda ubu kumva reka rero noneho dusoza ikiganiro cyacu inyito se y'abakoze ubwicanyi muri iriya myaka ya 90 wenda tuzamure sinzi niba mwabigeza mu 2000 cyangwa kugeza amagingo aya inyito y'abakoze ni inyito y'abakoze ibyo bakoze tuzabirebaho nyuma turebe ibyo bakoze byo tuzabyita iki inyito y'abakoze ibyo bintu ubwo bwicanyi butwabita ngo iki bonje nabanza munyemereye yego ugisa ikintu cyonyine nakwifuza nuko tugomba kwirinda kuvuga ubwoko iyo tuvuga abicanyi iyo tuvuga abagizi ba nabi kuko nicyo kizana iyo stigmatisation twavugaga icyo kintu cyo gusiga ibara ubwoko bwose n'abantu badafite aho bahuriye n'ibyaha byakozwe na bamwe niyo batangiye kuvuga ko ibibi byakozwe n'umuntu w'ubwoko ubu ngubu cyangwa mu bwoko buriya nicyo kintu tugomba kwirinda abantu bakamenya gutandukanya abantu bafite imishinga ku giti cyabo cyangwa se bahuje n'abandi bakabitandukanya n'ubwoko barimo aho ubundi twavuga ko ubwoko bwavuyeho butara bwaravuyeho tuzahura muri aya makimbirane yo kumva ko abatutsi bafite ibibazo abahutu bafite ibibazo ugasanga nyine dukururana aya macakubiri mu bisekuru ubuziraherezo iki kintu ni ingenzi tukamenya gutandukanya abicanyi dukurikije gahunda baba bafite zo kwica tutabishyize ku bwoko baturukamo inyito ni uko bayita uko bashaka kose kuba nta jambo hutu tutsi cyangwa twa riri mu kuranga abicanyi abantu bakoze amahano tuzabireba ariko ubwo ngubwo uwishe ni umwicanyi ngewe biroroshye kubona inyito ni umwicanyi hanyuma none ibyo bakoze kuko nabyo biteye ikibazo kuko murabizi byabaye mu Rwanda duhereye kuri ibyo byo ku Rucunshu
bavuga sinzi ntago byo ku rucunshu, ubwicanyi bwo ku rucunshu nibyo bavuze ngo ubwicanyi bwo ku rucunshu, kandi ngiye nemera ni ubwicanyi bwo ku rucunshu nyine. Hanyuma ibyabaye muri 59 ntago babyitaga ubwicanyi bwa 59 no gutwikira abantu muri 59. Ubu ngubu byahinduye izina, baravuga ngo genocide ngo yatangiye muri 59 ngo y'abatutsi. Hanyuma bigeze muri 90 nabyo haza amazina menshi cyane ngo genocide, bavugaga itsembabwoko n'itsembatsemba, hanyuma bashyira mu ndimi z'amahanga ngo genocide. Hanyuma noneho biza guhinduka genocide y'abanyarwanda. Genocide y'abanyarwanda bihinduka noneho nyuma genocide muri 2016 niba atari 17 niba ntibeshye, hinduka genocide y'abatutsi. Ubu noneho hari n'ibindi bavuga bati niba noneho byita genocide y'abatutsi, tugomba kuvuga n'ibindi byakomejeho cyangwa byabereye icyarimwe bikurikirana yuko byakwitwa genocide y'abahutu. Urumva turacyafite nicyo kibazo cy'inyito y'ubwo bwicanyi, abishi batwishe batwiciye bahekuye u Rwanda, ibyo bakoze tuzabyita gute? Sinzi niba byaba byoroshye ko tukivugaho cyangwa tugahagarika tukazakigarukaho nyuma. Twazakigarukaho nyuma. Njya ubwo nari mvuze icyo ntekereza ku nyito y'abakoze ibyo bintu byose, wenda twakumva n'abandi. Reka noneho twumve yo gusoza reka dusoreze ku nyito y'ibyakozwe y'abakoze ibyo bintu. Nta bicanyi kuri njyewe, c'est clair net, ni ukuvuga ni ibintu bisobanutse kuri njyewe. Yaba ari abatutsi bishe abahutu, yaba ari abahutu bishe abatutsi, nta bicanyi. Ari abega bishe biriya byo ku rucunshu, nta bicanyi. Reka twumve niba hari undi uduha ubundi buryo yumva twakwita abo bantu bakoze ibyo bintu, hanyuma tuzagaruke nyuma ku bikorwa bakoze. Ese tuzabyita tuzabishakira ikihe kinyarwanda, tuzabishakira iyihe nyito mu ndimi z'amahanga, tuzabiganireho tujyeho n'impaka. Reka mpijambo hari Clarisse, wowe abo bantu bakoze ibyo bintu ko twagize mu mateka, twemeranya ko ari abicanyi? Oui, absolument. Ni abicanyi, donc icyo kintu ndacyemera ko ari abicanyi kubera ko bishe abantu, nta yindi qualification wabaha. Ariko ikintu nongeraho, kubera yuko ndabisubiramo, ntabwo umuntu mbere yuko yica twariho dusangira inzoga, buracya afata umupanga. Jewe icyo navuga ni ko buri gihe umupanga hari ikintu yitwaje ngo awufate. Icyo ari cyo cyose, cyaba ubwoko, cyaba idini, cyaba iki, hari ikintu yitwaje ngo awufate. Noneho nanjye icyo gihe nta nubwo yari akindeba nka Clarisse, yandebaga nk'umututsi cyangwa umukatolike cyangwa munyiginya, yandebaga nk'ukundi. Yari izina ryanjye nk'aba Clarisse yari byahindutse, ntabwo yari akimbona nk'uko yarasanzwe ambona. Niyo mpamvu yanyuze, afite icyo yitwaje kugira ngo anyite. Noneho ahubwo ikindi kintu ashaka kugira ikibabaje ni uko ahubwo ntuzigende tubavuga ngo yica mu izina ry'ubwoko, nta nubwo ari byo. Yica mu izina ry'ubutegetsi kuko niyo baramubwira ngo genda wice, agafata inzu akajya kwica. Ahubwo burya yica mu izina ry'ubutegetsi, ntabwo yica mu izina ry'ubwoko, ntabwo yica mu izina ry'idini, ntabwo ryewe navuga ko yica mu izina ry'akarere, yica mu izina ry'uwamutumye. Ikibabazo ni uko wamutumye aba yifitiye inyungu ze zitareba n'uwo wamutumye, nta naho bihuriye nabyo. Ndumva rero twaba ducumbikishije hano ikiganiro cyacu, none tukazareba ibyo bintu. Ruhumuza nabonaga ashaka gufata ijambo, ariko na Prudentienne, reka mbanze kuri Prudentienne wari umaze akanya, ariko buri muntu mugenere umunota umwe dusoze ikiganiro, hanyuma tuzagaruke ku inyito y'ubwo bwicanyi bakoze, kuko zagiye zihabwa, ubwo bwicanyi ni bwinshi, bwagiye buhabwa amazina menshi mu bihe bitandukanye, ku buryo n'ubu bitarahagarara inyito. Tuzabigarukeho nyuma, inyito y'ubwo bwicanyi bwaranze amateka yacu y'u Rwanda. Reka Prudentienne washaka kugira icyo uvuga.
yewe nk'uko mbivuga mpora mbivuga yewe abakoze ubwicanyi bwaba 59 kugeza 94 ni abahutu b'intagondwa numvise nabo nabonye n'abahutu b'intagondwa niko mbyita. Ntabwo ashaka kuvuga ngo abatutsi b'intagondwa FPR abantu bo muri FPR b'intagondwa nabo kuko ngewe ntabwo ndemera yuko abantu bishe bo muri FPR ari abatutsi gusa kuko nk'uko nabivuze hari umuntu uherutse kumpa ubuhamya ambwira ukuntu mama yishwe n'abamwishe bari bunze abari bo, avuga ko no mu baje gufasha abantu kwica abantu b'iwacu Bizinde Theoneste yafatanyije na muramu we bafata mikoro bahamagara abantu ngo abantu bajye mu irango, kandi bari bazi neza iryo rango ngo bajye mu nama mu irango, kandi bari bazi neza ko nibahagera abo bantu icyo bagamije ari ukubica. So ntabwo rero njye navuga ngo ni abatutsi, ni abantu bo muri FPR n'intagondwa zo muri FPR n'abahutu b'intagondwa, njye niko mbivuga. Ariko wagera kuri ubwo bwicanyi bwakoze 59 kugeza 94 na nyuma yaho wende nyuma ya 94 gatoya 95 na 6 ukubyerekeranye ukavuga uti ni abahutu b'intagondwa, ariko byagera kuri FPR inkotanyi byo noneho ukavuga uti ni FPR yishe. Kuki utandukanya, kuki hamwe ushyira ku bwoko ahandi ugashyira ku ishyaka riyoboye cyangwa umurwi itsinda ry'abantu baharanira ibitekerezo cyangwa ubutegetsi? Reka rero nkubwiye 59 data na mama batwikiwe nande baje no kubahiga ngo babice n'abahutu b'intagondwa bisa abahutu ndabita intagondwa agiye gufatira abahutu bose. 73 ibyabaye twagiye kwisha ibintu abahutu b'intagondwa batangiye kuza kudutera amabuye, barahohoshejwe ntibatwica, ariko papa we yari yarangije kwihisha. Ni abahutu b'intagondwa nabonye 94 abaje kunyica, abadusenyeye, abishe umuryango wanjye ni abahutu b'intagondwa. Muragira ngo ntacyo bitwaye. Abishe mama ni abantu bari muri FPR b'intagondwa baje kumwica, bica n'abahutu bari bahari. Ntabwo navuga ngo ni abatutsi ngo cyangwa ngo kuko ibyo noneho numvise mu minsi ishize harimo n'abahutu harimo n'abatutsi narizinde yarahari. none ubwo muragira ngo kuki se noneho utavuga uti ni abatutsi n'abahutu b'intagondwa nabo banyiciye ababyeyi? Oya ntabwo mbigutsindira, ni ukugira ngo kuri mubibwira abaje kutwica 94 baje biyita abahutu, baje bavuga ko ari abahutu, bavuze ko bagomba kwica abatutsi bakabamara. Niba na FPR rero yarabwiye ngo mugende mwica abahutu bose, ngo abahutu bose mubamare, je ibyo sinabyumvise. Jewe nzajya mvuga nkurikije ibyo numvise nibyo nabwiwe n'ababyeyi. Okay, reka rero dusoze ubanza ni Ruhumuza hari wari ushatse gufata ijambo kugira ngo dusoze, tuzagaruka kuri icyo kibazo tugicukumbure tureba inyito y'ubwo bwicanyi bwaranze amateka yacu y'u Rwanda. Ruhumuza dusoza ikiganiro. Njyewe mu gusoza ariko araba ari opinion personnelle kuko nkuko mwabonye ari byo tudahuje twese. Ni ngombwa. Ngiye ijambo nshaka gusorezaho nuko ngiye mbona ko uyu munsi nk'abantu babahagarariye societe nyarwanda, ushatse kuvuga bari mu butegetsi, abari abajya mu mahanga bita ko ari ambassade z'u Rwanda bakajya kubwira amahanga icyo abanyarwanda batekereza. Ngiye mbona ko discours u Rwanda rwagombye kwigisha isi yose, rwagombye kuza tukabwira abandi bantu tuti ngo twebwe nk'abanyarwanda twabonye aho umuturanyi wabyeyi mu batisimu abana b'umuturanyi we afata umupanga akajya kwica n'uruhinja baturanye kubera ko aruziza ko ubwoko bw'umuturanyi aruziza ubwo bwoko bwe bwasizwe icyasha cy'ibyaha badakoze. Ati ngo twabonye aho umunyarwanda ajya muri Kongo, ajya Bandaka ibirometero 2 avuye i Kigali, agafata agafuni akajya kwica uruhinja kubera ngo icyasha ngo cya genocide cyasizwe kuri ubwo bwoko bw'abo bantu bavuga ngo no kwica. Twagombye kuvuga ko nk'abanyarwanda tuti twebwe twabonye aho icyo kintu cyo gusiga ibara ubwoko bwose twabonye aho bitugeza, tuti ngo twebwe twagombye kuba abambere tufatizonga ku isi tubabwira ngo ibyo ntabwo bikwiye kuba.
iyo habaye abantu bakoze ibyaha n'iki tukwiye kureba ukuntu twakora uko bishoboye kose kugira ngo tudasige icyasha ku bwoko bwose, ku dini, kuri nationalité, ku ruhu, kugira ngo twirinde ko bene ayo mahano yabaho. Ikimbabaza rero uyu munsi ni aho kugira ngo abahagarariye u Rwanda uyu munsi bagire iyo disikuru, aho gusanga aribo basiga ikimweremo kuri CNRG dufite yitwa Commission Nationale de Lutte contre le Génocide, aho kubirwanya, aho kuvuga ibyo ngo ibyo bintu byo gusiga ibara ubwoko runaka cyangwa runaka bikwiye guhagarara, ugasanga ari nayo ibikora rwose. Ye nicyo kintu reka dusoreze aho ngaho, ariko reka dusoreze aho ngaho kuko Clarisse Tumukunde yabivuze ati ba ukuvuga abo bantu rero abo ngabo ba CNRG n'abandi uvuga bari muri baravuga nyine bakabitamika n'abantu ku buryo hashobora kuba andi mahano agendeye kuri ubwo bwoko barimo gutamika abantu, kandi muri rusange bariya abaturage bariya babanyahe bariya abaturage baho ngaho iwabo wa Tumukunde nawe dukunde gute, bariya abaturage ba Nyabwishongezi, bariya abaturage ba Rusumo, bariya abaturage bo mu majyaruguru za Ruhenge za Butaro n'ahandi hose babatwara imirima yabo, ntabwo bayibatwara kubera yuko ngo ni umuhutu cyangwa ni umututsi. Uzareba abo basenyeye hariya baravuze bamwe bati twagiye dufasha na FPR Inkotanyi, ntabwo twari tuzi ko bishobora kugera ahangaha. Urumva niyo mpamvu navuga ngo dusoreze hano, hanyuma tuzacukumbure turebe n'abazaduha ibitekerezo, twumve niba koko iki gitekerezo yuko abantu muri rusange abaturage bibanira neza, basangiye gupfa no gukira, ariko abafite inyungu akaba ari bo babapakiramo ibyo bitekerezo, ari bo babikoresha, noneho tukaryana tukicana tukamarana. Ubutaha rero tuzagaruka kuri iyi nyito y'ubwo bwicanyi. Ese inyito zagiye zitangwa zirakwiriye muri iki gihe cyacu turimo? Twagombye kuzisesengura gute? Twagombye kuzakira gute? Twagombye kuzikwirakwiza gute? Kuzifungura tukazifungura kuko hari igihe haba harimo ubumara ushobora kuzatuma abandi bazadukomokaho, abandi bo hirya no hino mu mahanga nabo bishobora kubakongeza. Naho ngaho dushoje ikiganiro cyacu, ubutaha tuzareba inyito y'ubwicanyi bwaranze amateka y'u Rwanda, ni inyito nyabaki, zihatse iki, zifite zihe ngaruka ku Banyarwanda. Ndabashimiye rero Clarisse Mukunde nte, reka bariyo mbanza mbereho, ndagushimiye. Niba hari ikintu wageza ku Banyarwanda muri cyo nyito y'ubutaha, ni wowe mpaye ijambo rya bukuru kuko bagusabye yuko ngo mvuge izina ryawe nabi, ariko nzabyitoza. urakoze Tarsisi kuri iki kiganiro twagize. Nizere ko abatwumvise bagize icyo bakuramo. Ni deba, nta bisubizo dufite by'Abanyarwanda, ni deba tuba dukora ibintu byinshi bitavugwa, tinya kwambura kandi ari ibintu bidutandukanye mu Banyarwanda. Niyo mpamvu amasije yose numva twayaganiraho, ntabwo ari ngombwa ko twumvikana, buri wese avuga ama experience ye, niyo mpamvu ntawe ugomba guhakanya experience n'undi, ariko tukungurana ibitekerezo, tukagira icyo twunguka ku bandi dukurikije ibyo batubwiye, kugira ngo dukore kuba mu Rwanda twese twishimiye. Murakoze, ndashimira na ko waduhaye ijambo, kandi ndashimira nabo twari turi kumwe. Murakoze rero Ruhumuza, nawe Gustave, nawe Prudentienne Suwade, nawe ndagushimiye. N'abakunzi b'iki kiganiro ukuri kukuri ndabashimiye. Gahunda ni y'ubutaha, inyito twaha ubwicanyi bwaranze amateka yacu ni iyi. Murakoze cyane, nakagaruka naho ubutaha.